muraho neza. Reka dushime Imana kuko yaturinze abari hano. Imana yacu yabucyubahiro. Mu gitondo tugera hano nabyutse saa 10 zuzuye, ndatangira nitegura. Naho wanjye arambwira ngo basuhuze, afite ni gahunda yarava gusenga akaje gusura abantu. Mwakizo ntasho. Murakoze cyane. Dufata umuhanda na mugenzi wanjye, twageze hano saa 1:10. Hari abajyaga baza tubona binjira duparitse hejuru hariya. Narinzi ko hari abantu tuziranye benshi. Reka nshimire Imana ko hano i Nyamirambo abantu harimo abanzi. Imana yacu yabicyubahiro. Bavuze amazina, nitwa Tuyiringire Ntaganzwa Emmanuel, ariko harabazi uburyo mu mazina bakayamenya mu buryo butandukanye. Nk'abo tubana muri karabu y'abashefu guide, ndavuga mu rwego rwa Union, hano turaziranye. Charles yabivuze ahantu twari turi dufata izina ryitwa Kubwejo, twamaranye ibyumweru 2 turyamanye mu cyumba kimwe. Atanazi anzi neza mu rugo cyane iwacu, n'abandi benshi ntarize ndondora. Ngaya amazina yanjye ko nitwa, ndi umugabo ndubatse, mfite abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Mu kazi gasanzwe ka buri munsi ndi rwiyemezamirimo, ndubaka. Iyo hagize abantu bampamagara nkamwe ari igikorwa ngira cy'inyubako, ntabwo nzuyaza kuko mba nzi kubaka ukuntu bivuna. Mbanzi kubaka ukuntu bivuna. Ndumva mbabwiye mumbibwiye mu buryo buhagije. Ubusanzwe ndi Musanze. Reka tujyane rero muri Bibiliya kuko nari naje kubabwira. Imana yacu yabicyubahiro. Twatangije indirimbo ya 81 ivuga ngo kora ugifite iki. Mfite umusaza uyu basa nkaho bangana, ariko ashaka kuba murutaho gatoya. Mzee wanjye afite imyaka 86. Buri kwezi nzamura umuganga iwacu, ari umusore uhazi neza, unzi ndi umwana mutoya nawe ari mutoya icyo gihe, ariko njye nari muruta. Nzamura umuganga mu rugo agiye kumuhindura sonde, ariko ndamwibuka igihe yayoboraga indirimbo ari umukuru w'itorero ku itorero rirubaka iwacu. Namureba haryamye mu gitanda ubu ngubu, ngahita ntekereza iyi ndirimbo kora ugifite iki. Uyu uretse kwicara hariya abana be bagakora umurimo, nawe wenda ku bushobozi yashatse akiri mutoya akagira ibyo akora. Ubu kujya gukora ikiraka ntiyabishobora. Mu kazi nkora rero k'ubwubatsi, hari abasore baturuka muri Kigali twita ngo n'abaryakaribo. Murabazi namwe? Wenda muri tendo baba barimo abaryakaribo, baraza bakikorera beto. Murabona icyerekani ukuntu ingana, bavana uriya mufuniko wo hejuru, hari ushinzwe kubakangura, bakikorera ya beto. Baramutse bayinikoreje aho nakubita ipfukamiro hasi. Kandi mu bantu bari bazi kwikorera Manuel ndimo, nabyurukiye mu muryango ukora, kajya kwiga maze gutura ifumbire mu murima, cyangwa niba ari n'ibirayi nkagenda nkabitunda. Ariko mu myaka ndi kugenda nzatira, ni kubyina zivamo, nubwo ngifite ingufu bukeya, ariko uyu musaza hari icyo atakora. Kora ugifite iki? Kora ugifite uburyo. Badusomeye isomo ririya riri mu byo ku ngoma, urwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, umurongo igice cya 15, umurongo wa 10, umurongo wa 7. Muraza kumva bari gukora kuri pressure kubera igitaramo abasore bagomba kuturirimbira. Igice cya 15 rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, ku murongo wa 7 yaranditse ngo ariko mwebwe mukomere amaboko yanyu ye gutendebuka, kuko imirimo yanyu izagira gute. Charles yahoze abivuga. Natwe twarubatse, hari delegation yavuye haniza gusura iwacu, ndavuga Ibetesida. Ntabwo twanganaga guko muko, twari nk'igice cya kabiri cya kiriya gihanda. Twubatse urusengero, ururebye ubu ngubu ni rwiza, mu mbaraga twari dufite, mu bushobozi twari dufite. Ndibuka abagabo baturutse hano i Nyamirambo baje gukora urugendo shuri mu majyaruguru, baje kureba uko dukora, basanga mu bagabo twarimo. Nabyibuka umunsi umwe tubarabizera,
twasanze turi abizera 71 tubazwe n'umwana bari bahetse mu mugongo, ariko twatse urusengero ku buryo umuyobozi wa union yarahageze afata ibi nimwe muri kubikora. Ndamubwira nti twebwe mu mbaraga twari dufite nkeya twakoze uwo murimo. Hano baranditse ngo ariko mwebwe mukomere, amaboko yanyu ye gutentebuka, kuko imirimo yanyu izagororerwa, Imana yacu icyubahiro. Mufite inyubako hejuru ahangaha, tuyibona kenshi tugiye kwitembera kuri stade, tukabona uburyo mwatereye inyubako nini kandi nziza. Twareba ku mapica abamanitse tukareba uburyo mwamukora. Reka mabwire, muzacungane n'umuntu ngo arebe umuntu avuge ngo uriya ni urabikora. Imirimo yacu izagororerwa, yanje yawe, ariko buretse akagira icyo agira gute, akagira icyo akora. Nimubitererane mu myaka mumaze mu rwubaka, yabaye hari umuntu wakumva afite ubwo bushake n'ubushobozi bwo gukora, tudacunganye tutarebanye runaka afite amafaranga ni urabikora. Buri wese nk'uko Gideon yavuze ngo uko imbaraga zawe zingana, ariko ugira gute, ariko ukora ukinjiramo rusengero rwaruze. Hari ingorane irimo, hari igihe ucungana n'umuyobozi ushinzwe inyubako, ibyarashiramo nanjye n'ibyarashiramo. Oya, ingororano yawe, imirimo yawe nta n'umwe uzayihabwa uretse njyewe uzahabwa ibyo wakoze, uretse wewe uzahabwa ibyo wakoze. Ingororano zacu buri wese azahabwa ikamba rye, nta n'umwe uzahabwa iby'undi. Mugabo umwe wacu ubu ni umupastori Burasirazuba, uyu munsi yatangiye amavuna ntekereza inyarwanda witwa Niyibizi Samuel, twarasenganaga ku itorero rimwe. Hari ikintu yavuze ngo ntawe uzajya mu ijuru acundebe ku wundi. Pastor mwasinziriye yaravuze ngo mu ijuru kujyayo ntabwo ari ukudomoka. Kudomoka murabyumva, ugacunga ukabona aho unyura ukadomoka. Mu ijuru tuzajyayo ari uko hari ibyo twagiye dukora, nubwo imirimo itazatujyana mu ijuru, ariko kwizera gufatanyije n'imirimo bizatujyana mu ijuru. Imana yacu icyubahiro. Ntabwo rero imirimo yanjye ari izafataho, ahubwo iyawe nizakwemerera, nizakubashira kujya mu bwami bwo mu ijuru. Reka rero izo ngororano uzigire izawe. Uyu munsi itano ryiza, kuko dufite amakorari, dufite gahunda nziza y'igitaramo cyo kugira ngo turebe ko twavanaho igisuzuguriro. Buriya abantu banyura hariya bahora badusuzugura, batabadivantiste bananiwe kubaka. Umunsi umwe nari nicaye turi mu nama y'itorero, ariko inama twarimo twarasengeraga mu bisika. Ibisika murabizi, mvuze ibibambano mwabyumva. Kuko iwacu mu majyaruguru hari uko tugenda tuvuga imvugo itandukanye n'iyo mwebwe muvuga, butewe n'uko mwaturutse mu mpande zitandukanye. Umugabo wakoraga muri TV1 witwa Gaston Iremere, mwaramwumvaga namwe? Birashoboka ko namwe munsi mwabirebye ibyo yari kwerekana. Afata urusengero rwacu rwari ibisika cyangwa ibibambano, araruprojeta. Nguriye mu marembo y'urusengero, buriya za nk'umuntu wabaye umupiyoniyo kuri iryo torero, kibanza nafashe mu mufuka ndagura, itorero ransubiza, urusengero nagenda uko mbashishijwe nkagenda nubaka. Munsi wo kurwubaka nk'uko nabwiye rwiyemezamirimo, nirirwaga niciye ku rusengero, mudamu wanjye yahisha akampamagara nkajya kurya, ariko nta bihembo ndi gukorera, ariko ijuru ryo ryarampembe. Afata icyo gisika aragikamera, arongera ahuza n'urugo rwanjye kuko nturi aho hafi. Abayobozi basengera aha bagataha ahangaha, binyura kuri TV1, ukabona birahabanye neza. Wareba ibisika ukareba n'iyo nzu ifite amabati y'amategura, mubivuge gutyo, reba winjira mu bisika ujya gusenga ugataha mu nzu nziza. Impamvu rero ni iyi, ntabwo ari uko twariganze gukora, ahubwo ahantu dusengera bari barahashize mu gishushanyo mbonera ko bagomba kubakwa amaduka, kandi y'amaduka agerekeranye. Tugira umugisha, umuyobozi uri kuyobora firidi yanyu yaratuyoboraga, baravuga ngo reka baduhe ikibanza twimuke tujye hirya aho akarere kazatwerekeza. Ababwira ikibazo gikomeye cyane ku rusengero twarwubatse kubera nize, nabo murajya kubatuza iyo muzajya kutujyana, muzaduha ikibanza. Icyo gihe baratsinzwe, baduha autorisation. Reka mbabwire, n'uruhinja, ndavuga wa mwana w'igitambambuga wawe uri kugenda, yazaga kwikorera ibuye turi mu muganda, yazaga guhereza beto turi mu muganda, ababyeyi bose bakaza tukarya umutsima bita nzabandubaka. Murabuzi
waba niyo twazahondubaka tukanywa n'umusururu utitaye mufite amafaranga ahubwo twese tugasangirira hamwe. Ingororano zacu ziri mu bwami bwo mu ijuru. Reka buri muntu wese akore yumva ko ari gukorera Imana, atari ukuvuga ngo ngewe ndaza hano Nyamirambo ndi umukuru w'itorero mukuru, ndi umuyobozi w'inyubako, ndi umukuru w'itorero cy'iki n'iki, niba bakuvanyeho n'amafaranga yawe yavanye. Oya, kuko ubuyobozi ntabwo ari budutera gukora. Oya, kora rero ugifite iki? Ugifite uburyo. Isomo rindi turabisanga mu Rwambere rw'Abakorinto, indirimbo abasore bamaze kuririmba. Abasore twahuriye hariya kuri Horebu, igihe tugenda twese turagendana, nagize umugisha rero guhura n'abangaha, nahise nongera kuba inshuti yabo byikubye kuko duhora tugendana kuri Horebu twari turiyo. Nashimishwe nuko baje kandi baririmba indirimbo ihwanye n'isomo naringanije mu Rwanda rw'Abakorinto mu gice cya 6, aho dusoma ku murongo wa 19. Igice cya 6 Rwanda rw'Abakorinto turasoma ku murongo wa 19 ndetse n'uwa 20. Haranditswe ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ni muri abanyu ngo mugire muti ngo mwigenge. Bya bindi bavuze, hari abantu b'ibyigenge baba bari mu itorero, akaza ari ikigenge, ntashaka kuyakiza ahangaha, ntashaka kuyakiza kuvuga ngo avuye Betesida ahangaha, ahubwo yabaye ikigenge. Ntabwo turi abacu ngo tugire gute ngo twigenge mu mujyi. Natwe nubwo ari umujyi nyine baravuga ngo n'umujyi usatira Kigali, Musanze naho hasigaye hasobanutse n'ikimenyimenyi. Iyo twahagurutse twebwe nko muri Jiya bamuneza babizi neza, mu mafiridi batinya, firidi y'amajyaruguru barayitinya. Iyo twamanutse muri Jiya firidi y'amajyaruguru barayitinya, kuko muri iyo gahunda ya Jiya nigiye umuyobozi wa Karago, iyo twahagurutse tukaza dufite n'ingando ya Union batinya amajyaruguru. Rero mu majyaruguru hari ukuntu nabo bashobora kuza bavuye inanga bakazi wacu bakaba ibyigenge. Ariko reka mbabwire, twebwe turabirondora ibyo byigenge, tukabwira tuti muzana urupapuro rwanyu wanyu, muzana urupapuro tukabakira bakaba bizera bacu. Hano rero ntabwo tugomba kuba ibyigenge, ntabwo tugomba kuba ibyigenge. Reka mbwire abayobozi b'amatsinda hano, niba umuntu asegeye mu itsinda kabiri umutumwe urwandiko ku itorero, wenda mwakire mu ishuri ryo ku Isabato, ntabwo turi abacu ngo twigenge. Hari uburyo rero nanone ngomba kuba ikigenge nk'umugabo nkaba ikigenge. Oya, ntabwo ngomba kuba ikigenge. Hari uburyo umugore wanjye agomba kunyobora. Buriya hari ukuntu duhuza njye nawe, iyo ngiye kubwiriza ahantu hari kwitanga nk'uku nguku, arambwira ngo ntugende utayajyanye ayo waringanije, ntabwo dushaka ideni kugira ngo tube mu ideni. Rero hari umugabo w'ikigenge, umugore akambwira ati ko dufite iteraniro kuri 25 kandi ikaba itorero ryacu tuzatanga ngana. Umugabo akifata mu mufuka ntagire icyo avuga. Reka nkubwire, hari igihe uvutse imigisha kuza mu rugo iwawe, ukazitira ya migisha, yaba umugabo cyangwa umugore akayizitira bitewe n'uko mu gukorera Imana agakora mu mufuko ukagira ngo harimo imbi irashaka kumuruma. Buriya rusengero hagize aba bagabo nk'abo waruhereza, ukavuga ngo uru rusengero turaguhaye, zamura etaje ya nivo 10, yahita yizamura mu mezi 2 cyangwa 3. Birashoboka, ntabwo ari byo. Ariko kubera ko twese tubihuriye ni kwa Data twese, reka mubwire, nukora mu mufuka bikanga, umubiri uhumeka n'Imana yawuhaye niguhumuka nitumubaho. Nababwiye n'umusaza muzehe wanjye yayoboye itorero igihe kirekire, tukabona mubona ari umusaza ukunda itorero kuriyobora. Iyo ngeze mu rugo ngasanga ryamye mu gitanda, nkamutekereza mu busore bwe, ntabwo muzi neza mu busore cyane, ariko afite ingufu nanjye nayo mfite, nari ndi umuyobozi tubana mu itorero. Kareba uko aryamye aho ngaho, umukecuru we yasinziriye mu kwezi kwa 6 ku itariki ya 11. Ariko nawe ndamwibuka igihe yari arwaye arembye cyane, bari kunyuza sonde mu mazuru. Sonde murayizi, agapotaje, barambwira ngo njye kumugura agapotaje. Ndirukankara agahoteli kari iwacu ku nshuti zanjye harakurumuri, mu nkora agapotaje k'imboga ntimushyiremo ibirungo mukamuko kakabara, ndakamushira ngira ngo arakanywa. Abaganga bo kabyara bafite ukuntu bahembagura, banyuza mu mazuru, uretse ko nyine byarangiye avuye mu mwuka. Noneho muri icyo gihe kunyuza sonde mu mazuru bari kumuhereza ako gapotaje, mbona mama atangiye kugarura amaso arimo arareba. Bitewe n'iki kagapotaje hari aho kari kageze. Icyo gihe murebye rero, nkareba igihe yari umudiyakonikazi yari aho ngaho ari gutaka arwaye, ndavuga nti ugomba gukora ugifite uburyo.
bazakwibukira kuki hano Nyamirambo uramuko wavuye ugiza hujya ukajya hirya utagisengera ahangaha ni igiki cyiza bazavuga bati ariko uriya muntu yasengeraga ahangaha tugifite runaka nk'umukuru w'itoro mukuru tugifite runaka nk'ukuri inyubako urusengero rwacu rwagombye kuba rumeze uku nguku bazakwibukira kuki ntabwo turi abacu ngo tugire gute ngo twigenge ku murongo wa 20 kuko mwaguzwe igiciro nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana yacu icyubahiro twaguzwe igiciro baririmbye bati nanjye ndi uwawe zana ibyo Imana yaguhaye hano hari amagambo adufasha mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi iki gitabo bita inama ku busonga ku ipaji ya 67 ni igitabo cyiza cyane buri muntu wese yakumva yagikumbura hari uburyo uzana iki gitabo ngo bashaka kutubaza imigabane bashaka kugira batubaza ariko reka mubwire nawe udafite amafaranga ntabwo wabaho amafaranga burya ni bwo buzima bwacu iyo dufite amafaranga atuma tubaho neza iki gitabo rero ntabwo kivuga amafaranga gusa hari n'ibyo nabonye by'amasabukuru ahantu dukora iminsi mikuru tukagenda tukiziza amaniversary yacu burya baranditse muri iki gitabo ngo ntabwo ugomba kurya no kunywa gusa ku isaha tugomba kuza gutanga ituro ry'ishimwe ko Imana yaguhaye uburame muno biranditse ko Imana yaguhaye uburame ukaza ukaritura ariko nasoma aya magambo ajyanye n'iri somo ku ipaje ya 67 baranditse ngo turabimana turabahungu n'abakobwa bayo turabaye kuko yatwiremeye kandi turabaye kubw'impano y'umwana wayo w'ikinege yatanze kugira ngo aducungure timurabanye ngo mwigenge ko mwaguzwe igiciro nuko rero mutume imibiri yanyu ndetse n'umwuka wanyu bihimbaza Imana kuko ari ibyayo Imana yacu icyubahiro ni ibyayo umubiri ni uw'Uwiteka uyu mwuka duhumeka ni uwayo rero bigomba guhimbaza Imana bizahimbaza gute rero ntabwo tuzaririmba gusa tudatanga amafaranga ntabwo bishoboka ntabwo uzahagarara gutya uri umukuru w'itoro mukuru cyangwa umukuru w'itoro rusanzwe wifate mu mifuka mu gihe umuyobozi udatanga amafaranga yo gukora umurimo w'Imana ntabwo bishoboka sinkubwira ngo utange nk'ayo runaka yatanga urugero rwawe hano barabyanditse muri iki gitabo baranditse ngo ubwenge imitima ubushake n'amarangamutima y'urukundo ni iby'Imana byose ni iby'Uwiteka mwumva aya magambo mugiye gusoma n'amafaranga dufata mu ntoki nayo n'ay'Imana nayo n'ayandi n'amafaranga dufata mu ntoki ushobora kuba uyu munsi uyatunze ariko ugasubira ku ivu ugataha ukava muri uyu mujyi ugasubira iwanyu kuko Imana irashaka kugira ngo ikwereke ko n'ibyo utunze n'ibyayo ariko umunyazaburi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje sindabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwo rwicaye ku nzira gusabiriza ikiyero ibyo kurya kuko rwiringira Imana mureke twiringira Imana mureke dukora umurimo wayo ndakubwiza ukuri uramutse ukoze utigana uramutse ukoze ufite ubushake bwo gukorera Imana uzayisaba izakumva nasomye amagambo mu gitabo cy'inyitura bakitaga ngo umwanga wo gukiranukira Imana uretse ko abayobozi bahindura ibitabo badufashije hari agatabo k'umuhondo kabagaho umutima sinzira mu kibuka muri kigero cyacu wenda tukiri abana nasomye amagambo avuga ngo Imana ntabwo ikeneye amafaranga yacu ahubwo irashaka kutwereka ko ibyo dutunze rero tugira gute tubikesha ngiki cy'Imana ishaka irashaka kumenya ngo n'amafaranga dufata mu ntoki nayo n'ay'Imana baranditse ngo ikintu cyose cyiza turonga kandi tukagishimira tugikesha kugira neza kw'Imana Imana itangana ubuntu ibyiza byose kandi ishaka yuko uhabwa ashimira izi mpano itangira gutuma ubukene bwose bw'umubiri ndetse no bw'umutima iby'Imana idusaba kuyiha ni ibyayo ushaka bagarukira naho ngaho ninde wavutse akavukana amafaranga ikimana idusaba kuyiha ni ibyayo buriya n'amafaranga yayo musi umwe nigeze guhura n'ikibazo na FCD ryo muri banki ndagenda naka icyo bita ligne de credit abantu bakora muri banki barahangaha n'abana beza banyizeza ko ayo mafaranga ngiye kwaka systeme ngiye gukora amariza nezeza ari izamfasha naka amafaranga bampa miliyoni 50 cyo gihe nisumbukuruje reka mbabwire ngiye abantu barabwiriza abantu ntibajye muri banki bafata amafaranga burya gufata amafaranga wavuga uti ndagurisha iki avemo ubukosheje cyane ntabwo mbabwira ngo muje gufata amadeni oya
wenda urifata ushoboye kugira uburyo uzaryishyura. Nafashe amafaranga anengeje ubushobozi, nkareba nkavuga ni nzagurisha iki ngiki, ningurisha iki byose nzabimara. Fata amafaranga miliyoni 50 zigenda zikura. Umuntu arambwira ati ni ligne de credit ya miliyoni 50 buri kwezi, nako buri kwezi ikubitagamo 800. Nabifashe mu mutwe neza, amafaranga aragenda nagwira. Noneho buri kwezi nkagenda nishiza 50, nongeyeho 38 mu myaka 3 nari nyamaranye, nsanga banki nangiye kuyikorera ahubwo by'ifaranga byose ariyo nayihaye. Ndababwira ahangaha icyo ndi kubabwira, n'amafaranga dutunga mu ntoki n'ayandi n'ay'Uwiteka. Icyo gihe fata iryo deni, nayo mfite imodoka nagendagamo. Hari rero buri ahantu ko umuntu abateye, nagiye kugura imodoka nziza ya Vigo, nkajya nyigendamo, abantu bakavuga bati Manuel ni boss, ariko nari boss wa banki, sibyo? Nari boss wa banki kuko ibintu byose nari mfite byari ibya banki, imodoka yari iya banki. Ni muri iki banki nafashe amafaranga. Noneho umunsi wo kwishyuza uraza, umunsi wo kwishyuza uje, umugabo umwe akora Igisenyi, ni inshuti, yahise aba inshuti yanjye, yari Musanze. Arambwira ati rero iyi letere bohereje niyo kukwishyuza, kandi mu minsi 30 ugomba kuba wishyuye, ihangane uzaze uri gushakisha. Angira inama nziza kuko nta bundi buryo nari mfite. Ndagenda ndirukanka nshakisha amafaranga, nihuse mu gitekerezo amafaranga nayabonye niyishyuye. Ya modoka nagendagamo bakanyita ngo ni boss, narayigurishije. Dore cyabayeho nikiye, abana banjye ntabwo bari bagakuze cyane, ubu nibo bafite ibitekerezo, bamaze gukura. Babonye umunsi wa mbere nta modoka nzanye, bati papa imodoka iri hehe? Ndabwira ni imodoka nayitishe. Umunsi wa kabiri babona ntashe kuri moto, nta modoka nzanye. Uwa gatatu barambaza papa ya modoka iba hehe? Ndabwira nti narayigurishije. Hari umugabo w'inshuti yanjye yarasinziriye witwa Nibishaka, niwe agiye kuyigurisha, amafaranga yashyira mu mufuka. Arambwira ati Manuel niyaguha aya mafaranga ntabwo tuzabona twishyura banki. Amafaranga yashyira mu mufuka, aho agiye ajya kwishyura muri banki. Ndababwira iki ngiki, amafaranga dutunze mu ntoki n'ayandi n'ay'Uwiteka. Noneho icyo gihe banki yari kunyotsa igitutu. Hari umugabo umwe muri banki yaraje asanga umuhungu wanjye ukurikira imfura, yari umwana mutoya yigaga mu mwaka wa 5 muri Regina. Aramubwira ngo mwumve abantu bakora muri banki burya namwe muje muragira ibanga. Araza aramubwira ati iyi nzu yanyu ni ya banki, so yafashe ideni. Umwana ntashye aramaza papa iyi nzu ngo ni ya banki, ngo nakaho wabimbwiye. Noneho dore icyo nakoraga, nagendagaho niherere ngasenga Imana. Reka nshimire Imana ko inzu batayiteye cyamunara, na n'uyu munsi nkaba nyirimo, Imana yacyabwa icyubahiro. Rero amafaranga dufata mu ntoki nayo n'ayandi. Mwayazanye tukayubakisha urusengero bikarari, mwayazanye Shari yahoze avuga ngo mu kwezi basigaye ameze ngaha. Reka mbabwire, Shari iriya aramezi wavuze n'umwaka wa 2025 ntabwo ngiye kukuvana inzira ku murima. Abantu bavuga ngo bavana inzira ku murima, aho bisigaye n'ibyo musigaje gukora. Birasaba kugira ngo uwicaye wese abigire ibye abyinjiremo, yumve ngo yanze ari kwinjiramo n'iy'Uwiteka. Niba n'ibyo atunze byose abigire iby'Uwiteka. Hano niyo mpamvu banditse bavuga ko amafaranga, ibintu byose dutunze ni iby'Uwiteka. Reka tubikoreshe umurimo urangire dutahe. Yewe ntabwo nzuyaza rero muri ibyo bintu byo gukorera Imana, kuko nigeze gutanga n'ingwate kugira ngo badaho amafaranga dufunge urusengero rw'iwacu. Ntange ingwate umugore tutabyumvikanye, nyitiza itorero kugira ngo ribone amafaranga. Uyu munsi wa none cyangombwa kibiseho twamaze kwishyura iryo deni rya banki, kandi icyo twashakaga twaragikoze. Haboneka abagabo bitangirira nyubako, nibwo muri 2025 muzamurugurishije muri ururimo. Ntabwo bizashoboka hatagize abantu baza mbere bavuge bati twebwe turatanga amafaranga, ntacyo twitangiriye. Abantu bafite uko bahagaze berekane ko nabo hari uko bahagaze. Hano barakomeje barandika ngo umugabane wa mbere ni uw'Uwiteka, kandi ugomba gukoreshwa k'umutungo yatubikije. Umutima wamaze kuvanwamo ubwikanyize uzakanguka, maze usobanukirwe no kugira neza kw'Imana n'urukundo rwayo, kandi wumvuka bakagwe, bityo ushime ibyo gukiranuka kw'Imana kuyusaba gukora. Imana yacu ihimbazo.
ibintu byose dufite, bwa bwenge dufite, turagenda tukubaka amazu, ushobora kucubaka kikagwa hasi. Nitangaho urugero, ushobora kugenda ntubone ikiraka, ushobora gucuruza ntubone uwinjira, ushobora kwiga ukiga bikanga gufata. Rero ibyo dukoresha byose n'iby'Uwiteka. Reka buri muntu wese aho ari yumve ko ibyo akora byose abikorera Imana, kandi ko iyo Mana igihe runaka izaza ikaduha ingororano. Dusome irindi somo riboneka mu rwa mbere rw'Abakorinto, isomo riboneka mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 4, aho nanone turi kumwe n'aba basore bajyanye no kuba igisonga. Igisonga ntabwo ari gutanga amafaranga gusa ngo tuje gutanga umugabane, ahubwo no mu mpagarike yanjye, mu mpagarike yawe ugomba kuba igisonga cy'Uwiteka. Hano mu gice cya 4 umurongo wa mbere ndetse n'uwa kabiri baranditse ngo inshingano y'ibisonga bya Kristo bikiranuka. Ibi byose dukora, ya maturo tuzana, tugomba kuba turi ibisonga bya Kristo bikiranuka. Hano baranditse ngo nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwuru bw'Imana. Murongo wa kabiri, kandi ibisonga bishakaho kubikemwe abanyamurava. Hari abantu b'abanyamurava, hari abantu rero mw'itorero ukavuga uti uyu muntu reka kubera turi kumwe nawe ibintu biragenda neza. Turashaka kuba ibisonga by'ibinyamurava. Ubu mu ngo zacu cyangwa se aho tuba turi hose, abantu batubona nk'ibisonga cyangwa bakatubona nk'aho tutari ibisonga. Mu rugo umugore agomba kubona umugabo nk'igisonga, umugabo agomba kubona umugore nk'igisonga, umugabo agomba kubona abana nk'ibisonga, bitewe n'ikirere, kuko bafite Yesu batera kuba ibisonga, bafite Yesu bitaho utuma bagomba kuba ibisonga. Reka rero abantu batubone nk'aho turi abanyamurava cyangwa se turi ibisonga bikiranuka kandi byeguriwe gukora umurimo w'Imana. Hano baranditse nanone mu Bakolosayi baranditse isomo naryo riraza kudufasha. Tugomba kuba ibisonga by'ibinyamurava. Abakolosayi igice cya 3 turasoma naho amagambo atubwira kandi atwizeza ko ibi dukora byose hari ibihembo turinganirije. Mu gice cya 3 ku murongo wa 3 nako wa 23, murongo wa 23 igice cya 3 Abakolosayi igice cya 3 ku murongo wa 23. Biriya byose mukora, baranditse ngo ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakora shobuja mukuru badakorera abantu, bashyiraho akitso. 24, muzi yuko muzagororerwa nawe muhawe wa murage, kuko mukora shobuja mukuru ariwe nemwe, ariwe Kristo. Reka mbabwire cya gitekerezo nababwiye cy'ideni narindi, nagurishije imodoka nkurira akamoto. Munyumve icyo nshaka kubabwira. Abantu bakavuga ngo Manuel yarakenye yagurishije imodoka, ariko reka mbabwire, njya kuyigura ninde wari wamerekeje muri abo ngabo babivugaga. Ngewe nagiye Dubai nibishaka ajyanye mushuti wanjye wasinziriye, ndamubwira ni nshaka imodoka kimeze gutya. Dubai zibayo nari nazibonye abayobozi b'akarere bazigendamo, arambwira ati zirahawe. None ndashaka kujya uzajyana. Aranjyana, twamaze iminsi 2 turi indege, twirirwa umunsi umwe tugiye kureba, umunsi wa kabiri kari kuyijyana ku bwato kugira ngo bayipakire. None bamaze kuyigurisha abantu ngo Manuel yakenye, njya gukena hano amaye $100 wenda ngo jyana nugera uzagira icyo ugura. Abantu tugira amagambo, ariko reka mbabwire ngo hari Imana itwitaho, hari Imana itureberera. Iyo Mana rero niyo idusaba kugira ibyo dukora. Hariya ku nyubako nuramuka utabikoze, kavuge n'ikombore, nuramuka utagize icyo ukora hariya ku iriya nyubako uzayisabiza. Impamvu duha nuko dusaba Imana nayo ikatwemerera ibyo tugomba gukora. Naguze indi ya 2, babandi bavuze ngo narakenye, ntabwo bavuze ko nakize, ahubwo bararuciye bagira bate, bararumira. Icyo nshaka kubabwira ni iki ngiki, Imana iratubereberera. Ntabwo twizereye mu gihoge, tube mu kintu cy'ikigare nk'itorero ringana uku nguku. Abantu bakaba turi buri wese afite inshingano ye. Buriya nituvangaha hari abantu barasigara bicaye hano mu rusengero, hari abandi baratabaje kuri, hari abandi barabura aho berekeza. Ariko icyo babwira, buri muntu wese afite Imana yimwitaho. Hano rero tuzagororerwa kuko dukora databuja mukuru ariwe Kristo. Reka nsoma aya magambo nihutira gusoza. Baranditse muri iki gitabo, iki ngiki cyitwa inama zigirwa itorero. Ni inama ngiye kubagira ariko mfashijwe na Elina White. Yaranditse ngo umwizera akwiriye gukunda itorero amaramaje mu mutima.
mbere ya byose akwiye kuzirikana icyariteza imbere, kandi keretse yiyumva inshingano ikomoka ku Mana imusaba kwiyanga agakorera itorero, y'ubwaryo rishobora gukora neza cyane ritagize ritamufite. Niko aya magambo yanditse, keretse ubwo yiyanze bigasaba kugira ngo ukorere Imana. Muri uko kwiyanga ni gutanga ingwate ngo badaha amafaranga yo gusengera. Nari niwe si kuyatanga, icyo gihe nta n'imodoka nagiraga. Nari niwe kuyitanga ngo bamuhe cyo kugura imodoka. Ariko icyo nakoze ni iki, nariyanze nsanga n'umudamu wanjye nawe yiyanze, bya deni turafatanya tutadutiza itorero ingwate. Mwumva ingorane twaje kugira nyuma yaho gatoya. Twaje kugira ingorane muri itorero nyiri hari abantu bashimishwa nuko wenda bahura n'ibibazo. Mu nyubako cyo kubabwira, twari twatse abantu cyangombwa cya burundu. Hano umenya ahari cyangombwa cya burundu sinzi niba muragisobanukiwe, ariko murabifite cyangwa ibyo bita titre de propriété, nibyo by'inanga sinzi n'ibyangombwa ariko murabifite. Abantu dutangiye kubishyuza bati se ubundi Manuel yatangaga ingwate ari kuyi rusengero, yari igicucu ku buryo yatanga ingwate ari kuyi rusengero, azayishyure twa ntabwo tuzayishyura. Twasigaranye n'abantu bake. Reka nshimire Imana ko Imana yadufashije. Burya ni ukwiyanga ugakunda itorero, ni ukwiyanga ukagira ibyo ukora, noneho wowe ukajya mu rwihero ugasaba Imana, Mana uzanyibukire n'ibi ngibi, uzamfashe kuri iki nakoze, uzanyibukire kuri iki. Hari ibyo ngenda ngasenga ndi mu rwihero, ntabwo ibyo tubona ariko twasenze ngo tuyibone, ariko hari aho twibutsa Imana, Mana uzanyibukire n'iki ngiki. Ya Mana yo kabyari katwibuka tukabona ibyo kurya, wowe uzayibutsa iki wayikoreye. Twihutira gusoza isomo riri muri Nehemiya, isomo risoza riri muri Nehemiya mu igice ni cya 13. Nehemiya igice cya 13 turasoma ku murongo. Nehemiya igice cya 13 turasoma ku murongo wa 14. Nehemiya igice ni 13, dusome ku murongo wa yanjye. Ndifuza ko buri muntu wese uri hano muri terre utitaye ku bindi bintu, nta kindi kintu urebye, iri somo rigira iryawe. Iri somo mve uri kurisoma atari Manuel uri kurisoma hanga, ahubwo rigira iryawe. Baranditsemo Mana yanjye ujye nyibuka ku bw'ibyo, kandi ntuzahanagure imirimo yanjye myiza, nkore inzu y'Imana yanjye n'ibihe bifatwa muri yo. Imana yacyabwa icyubahiro. Reka buri muntu wese aho waba uri hose, icyo waba uri cyo cyose, Imana ijya yibuka ibyo wakoreye kwa rusengero. Ariko niba ubikora ubikuye hehe ku mutima, kukorera databuja mukuru wo mu bwawe bwo mu ijuru. Reka Mana idukunda aho ntagesheje nk'uko Imana agusobanurira, kandi nanjye amfashe kugira ngo muri uru rugendo dufatanya rwo kujya mu bwawe bwo mu ijuru tuzahabwe amakamba atangirika. Nibyo mbasaba mwebwe muri ahangana nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.